sha boss kirangira ibintu wankoreye njye urankubita intebe ugagira hano bahasize imvi Yesu nivu wari wasi waramvunye kandi njye ntabwo naje mu gisirikare waramvunye rwose iriya ntebe wankubise yarambabaza ariko ngomba kwisubiraho ngewe rwose bose ndisubiraho pe shafata ikibido ujye kuvoma ibyo ngibyo bimfaneho kangende ejya nanjye ndavoma ibidida amazi kubyina n'ubuntu ahantu tuvoma reka turadaha ukora ubyina nk'urwariye vokara murushe se murushe murabyina byo mani ntuzana amazi mvuye kuvoma kangena n'abafotore nawe uri ko usora gufasha nawe wigaragaje njyewe nahita mbemeza nubwo ni DJ mukandi kabutura ngenda yikuramo mani Jesus is Lord. oya nako kanyisubizemo abajama barabyina pe nizitarizo nitwe turazibyina azibonye agira gutya shaka nyinga nje kukireba ubundi yahe mazi cya gicucu kanje kukireba sha kigori kikosa sha kanze ngende kukireba kira kicoco uwese gusigaye wiyerekana twe turaje ntari umva mani dufate kiriya kibido ari amazi tujye kuyamena tukigarurire hano turabanza tunanywe What? twagiye we bimeze bite uri gufata akaruhuko se Funke! umunsi profitiramo pe Funke! nyagutwaza yanyereka ari hehe se cyaba ndikuruka boss abazi barayaza cyane sigari yas reka mutwaze uprofitiremo Jesus is Lord. reba umumbeshyi ubu nagenda ngahita ntwasa ureka ndarukubita tuziranye ibihano nzaru ariko se iki kigo si cyavomye cyane cyavomye What? reka nze nyiteze barabajama bari gucezanya ngewe banyikirukeho bose yaraguye harimo amazi meza amazi nayo arimo Yesu! mwana ni mwebwe mwana umva sha ni mwebwe rwose umva sha nimufate sha ibiti mbarangira akazi mufate ibiti mbarangira akazi ubwo ngenda menshi kandi Yesu!